Yesu Kristo ashaka ayo mahoro uyagundira, hanyuma ayo mahoro akagutera gukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, hanyuma icyo wiyifuriza ukakifuriza n'abandi. Matayo ubutumwa bwiza 7:12 aravuga ko icyo ushaka ko abandi bakubwira nawe ari cyo bagirira. Twe kuba wa muntu babajije ngo tubwire icyo twaguha, ariko umuturanyi wawe turamukubira kabiri kuko atakundanaga na mugenzi we n'umuturanyi we, arareba ati icyo ndibuvuge cyose umuntu azahora nduta, nuko cya cyaha kiramwuzura. Satani rero burya ni umuhanga, ariko kuri twebwe ab'isi ntabwo ari umuhanga kuri Yesu no ku Mana. Nuko Satani aramuvuga ati vuga ko bagukura mu amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu ko waduhaye amahoro yanyujije ku musaraba ku mwana wawe. Turagushimira kandi ko ayo mahoro tuyabona niyo hari ibikomeye. Turagushimira ko ayo mahoro tuyabona tuyakuye kuri wowe. Turagushimira isabukuru yo kuvuka k'umwana wawe. Turagushimira imana ikomeye wahaye isi. Turagushimira ko utaturetse kandi utazatureka. N'ubu tugejeje kuri uyu munsi ku bwawe, kandi dufite ibyiringiro ko n'indi myaka tuzayimara, kandi ibyiringiro bikomeye nuko tuzagera no mu gihugu bw'iteka. Uyu mwanya uvugane natwe n'imitima yacu n'ubwenge n'ubugingo, kugira ngo tumenye icyo wadukoreye n'icyo dushakaho ku Yesu Kristo umwami wacu. Mwicare. Ndongera kubifuriza Noheli nziza, mbifuriza ibihe byiza, ntirengagije ko isi n'igihugu cy'u Rwanda duhanganye n'ibibazo bya coronavirusi, ariko nanone ntirengagije ko n'Imana yacu ikidukunda. Isi yahuye n'ibibazo, u Rwanda ruhura n'ibibazo, ariko ibyo byose Imana isumba byose, ishobora byose, imenya byose, ifite n'ubugenzuzi kuri byo. Niyo mpamvu tukiriho, niyo mpamvu tugihumeka, niyo mpamvu tugishobora kuza mu nzu yayo, niyo mpamvu uyu munsi dukwiye kunezerwa nk'uko marayika yabivuze, kugira mbazaniye inkuru nziza y'umunezero. Mu isi haje inkuru nziza y'umunezero kuko harimo umwijima, harimo umubabaro, harimo akaga, harimo uburetwa, harimo agahato kenshi, maze Imana yibuka ubwoko bwayo. Imana izirikana ubwoko bwayo kubw'urukundo rwinshi, kubw'imbabazi nyinshi, kubw'umugambi muremure, nuko yemeza kwitanga, kwigomwa, yohereza umwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Umwana w'Imana niwo twibuka ku isabukuru ye y'amavuko, kandi iyo tuvuga isabukuru dusanzwe dukoresha iryo jambo nk'isabukuru, tuvuga n'ubundi abantu bizihiza isabukuru y'amavuko yabo, bagakora ibirori, bakanezerwa. Abantu bizihiza isabukuru yo kubaka urugo, bakanezerwa, bakishima. Abantu bizihiza isabukuru y'ikigo n'umuryango w'interankunga cyangwa se umuryango runaka, bakanezerwa. Natwe uyu munsi turibuka isabukuru yo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi iyo abantu bibuka aya masabukuru yose, icy'ingenzi ni uko abantu bahuriza ku kwitegura umushyitsi, bagahuriza ku kwitegura abazaza babasanga, ariko cyane cyane bakanagerekaho kwibuka ibihe bishize, bakibuka aho bavuye, bakibuka n'aho bageze, maze bikabaha gutegura ejo hazaza. Natwe ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma nk'abakristo, ngo turebe imyaka buri wese amaze mu bukristo. Ese uvuye ugeze he? Ese urimo kwerekeza hehe? Ese ni iki wakwishimira uyu munsi? Ni iki wavugurura uyu munsi kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza, buhuza n'umugambi w'Imana? Iyi sabukuru yitwa Noheli, mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza bayita Christmas, kandi iryo jambo Christmas ririmo ibice bibiri, harimo Christ na Mass. Christ bivuga uwasizwe, hanyuma Mass bikavuga imbaga nyamwinshi.
bivuga ngo tuvuga Christmas cyangwa se Noheli, bivuga ngo ni umwami wimikiwe imbaga nyamwinshi, ni umwami watumwe kuri rubanda rwose atarobanuye, kandi noneho aza afite umwihariko w'uko agomba kuba umwami utavangura, akaba umwami uzanye impano y'Imana, ari we mpano y'Imana, kandi iyo mpano ikaba urukundo, kandi iyo mpano ikaza ije gukuraho, ije kurandura, ije gucungura umuntu kugira ngo asubirane ubugingo bwe. Niyo mpamvu nk'uko bisanzwe iyo umuntu akuzaniye impano cyangwa akubwiye ko azagusura, umuntu kugira kumwitegura. Niyo mpamvu uyu munsi turimo turasoza, twashoje mu minsi ishize igihe cyitwaga cyo kuza, aricyo bita adventi mu ndimi z'amahanga, mu kirimi cy'Ikilatini ni ijambo ryitwa adventus, bivuga ukuza no gukomeza kuza, ariko byagera mu Kigiriki bikavuga ijambo ryitwa parousia. Parousia bivuga inzira y'umugenderano, inzira icamo abantu babiziranyeho ariko bafitanye ubumwe, bafitanye impano, bafitanye ibintu byiza bazaniranye, nk'uko kera mu Kinyarwanda mu muhanda cyangwa inzira yitwaga umugenderano, abantu bayicagamo bagiye gufungurirana cyangwa bagiye gusurana, umwe ashyiriye undi agasururu, undi ashyiriye undi ibyo kurya n'ikindi kintu cyose. Ari nayo mpamvu uyu munsi twibutsa ko Yesu Kristo yaje mu ishusho y'Imana. Imana yagize umuntu, ni uko Imana igenderera isi. Imana yagendereye isi cyane cyane ireba umwana w'umuntu cyangwa se mwene muntu yaremye mu ishusho yayo, imugenderera kugira ngo isubizemo isura yayo, kandi imusubize ububasha n'ubutware, imusubize imigisha, imusubize amasezerano, imusubize imibereho myiza. Nuko Imana idusaba gutegura. Niyo mpamvu tumaze igihe twitegura iki gihe cyitwa igihe cyo kuza, kandi iki gihe cyo kuza cyateguwe nk'uko tumaze iminsi tubibona. Yohana Umubatiza ni umwe mu bagiteguye, wavuze ati nimugorore inzira z'Uwiteka, mutunganye inzira ze, mukidaturwa mu butayu, abyemeranywaho n'umuhanuzi Yesaya, bose bahamagarira abantu gutegura izo nzira. Izo nzira basabaga kuzitegura cyane cyane ntabwo ari inzira zo ku butaka dusanzwe tuzi cyangwa zo mu kirere, ni inzira zo mu mitima yacu, kuko Kristo uje ashaka kwinjira mu buzima bwawe, ashaka kwinjira mu mibereho yawe, ashaka kwinjira yinjije impano nshya, impano idasanzwe, impano y'urukundo rw'Imana. Kandi noneho aragutera amatsiko. Icyumweru tumazemo cyari icyumweru cy'interamatsiko cyo kumenya ngo hari impano Imana ishaka kuguha. Niba twishimira impano duhabwa kuri iyi si, umuntu akaguha telefone, akaguha isaha, akaguha umwenda, akaguha ikindi kintu, ese impano y'Imana wumva wayitegura ute? Impano y'Imana wumva wayitegura ukoresheje ubuhe buryo? Iyo umuntu akubwiye ngo azaguha impano, abakina umukino wa kakawete, umuntu wese aba afite amatsiko ariko n'akanyamuneza, afite ibintu bimukirigita, avuga ati nanjye ndebe icyo bazanzanira. Uyu munsi ivuka rya Yesu rirakubwira ngo hari amatsiko wagombye kugira arenze ay'umwana w'umuntu, hari ibyishimo wagombye kugira birenze iby'umwana w'umuntu. Byaba umuhanga yabuze uko asobanura akavuga ngo ntabwo hari ibyo udashobora kumva gusobanukirwe, kereka ubanje kugira ibikezikezi mu maso. Ibikezikezi ni amarira y'ibyishimo, ubona umuntu utaheruka kubona, ubona ikintu kikurenze, maze ubwuzu n'umunezero n'ibyishimo bigatuma wumva urira, ndetse umubiri wose ukumva usheshemo urumeza. Ibyo ni byo dukwiye kugira ngo twitegure umwami wacu Yesu Kristo, ariko dutegura impano Imana izanye, cyane cyane twibuka yuko harimo akarusho nk'uko twabisomewe mu Byanditswe Byera. Ngira ngo aho babisomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, batubwiye ko ikizanye uyu mwana w'Imana nubwo abantu bongerewe ibyishimo, kandi ibyo byishimo akaba ari ibyishimo bije gukuraho umutwaro, ingoyi, uburemerezi, iminyago yari iriho y'ububohe n'uburetwa bwa Satani. Zaburi 96 yo iraduhamagarira guhora tunezerwa no gushima Imana, kuko ije gukuraho agahato n'akarengane. Naho ibyo badusomeye muri Luka igice cya 2 ho
n'ubutumwa bwiza bwa marayika n'itangazo rya marayika yatangarizaga abantu abahumuriza babazaniye inkuru nziza y'umunezero, kandi uwo munezero ko ari umunezero uzaba ku bantu bose nta n'umwe uvuyemo, nta n'umwe usigaye, kuko Imana iri mu ijuru itureba mu bubasha bwayo no mu butware bwayo, ikakureba aho uri, ikakureba icyo ukeneye, ikakureba icyo ubura, hanyuma igashaka kugira ngo ihure n'ibibazo byawe, ihuze n'ibisubizo ikuzanira. Kuko uyu mukiza wavutse aje gusimbura ibyo byose, kandi nk'uko uyu marayika yabivugaga muri cya gice cya Luka igice cya 2, uko yavukiye abantu bose niko avukira abanyarwanda uyu munsi. Kandi ngo icyo gihe umutwe w'ingabo zo mu ijuru wari kumwe na marayika wavuze ibintu bibiri bikomeye, uravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro ngo yishime. Haleluya. Mu ijuru icyubahiro gikwiye guhorana ari icy'Imana gusa. Niyo mpamvu iyo tuvuga kwemera, iyo tuvuga amasengesho atandukanye, buri gihe tuvuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana Data n'icy'Umwana n'icy'Umwuka Wera, nk'uko cyahoze mbere. Kuko Imana ntigihinduka uko yari iri. Icyubahiro cyayo rero nicyo umutwe wo mu ijuru waje kuririmba, uje gushyigikira marayika watangazana izo nkuru, ariko uranavuga ngo noneho n'amahoro no ku isi, amahoro abe mu Imana yishimye. Nayo rero muri iki gitondo Imana uri hano, uri mu rutonde, uri ku isi y'Imana yishimira, kandi uri ku rutonde rw'Imana ishaka guha amahoro. Irashaka kuguha amahoro, kandi ayo mahoro irayanyuza mu byo Tito yavuze, cyangwa se Pawulo yandikiye Tito, twabonye mu gice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14, ngo iyo mpano, ayo mahoro araza mu buntu bw'Imana, kandi bizanira umuntu agakiza, kandi ubwo buntu bwarabonetse. Ubuntu bwabonetse nibwo Yesu Kristo witanze akava mu ijuru akaza muri iyi si kugira ngo azane amahoro, ariko azane n'amahoro y'ibisubizo. Kandi ibyo bisubizo uyu munsi ni ibyawe, ni ibyanjye, kugira ngo tuve kuri bwa buretwa bwa Satani, hanyuma tumenye ngo isabukuru twibuka twizihiza yarabaye. Kandi Yesu mu kuvuka ni ukureba ngo mbese uyu munsi njyewe bimariye iki, bivuze iki imbere yanjye. Icyo bivuze ni uko icya mbere twibuka ko muri icyo gihe ibintu byari bimeze mu gihe Yesu yavukaga, hanyuma hari uburetwa, hari ibibazo bikomeye, hari igitugu. Nuko igikomeye cyari kiriho nuko abantu bari bahimbiye ibigirwamana basengaga, bakabiramya, bakabikorera imigenzo mibi n'imihango, kandi bakoraga nijoro, harimo kunywa inzoga, harimo gusambana, harimo kurwana bwa burwanyi abareba televiziyo bw'abagundagurana bita wrestling, abafata bakagundagurana, utsinze undi bagakubita hasi gatatu. Ibyo nibyo bakinaga kuri uwo munsi kugira ngo bashimishwe ikigirwamana cyitwaga izuba, kuko cyazaga mu gihe cy'umwijima n'igihe cy'ubukonje. Hanyuma igihe kigeze, inama ziraterana mu mwaka wa 534 nyuma yo kuvuga kwa Yesu, bemeza ko uwo munsi ukwiye kuvaho, kuko arangwaga n'umwijima, ukarangwa n'ibikorwa bibi, karangwa n'urugomo, bikarangira bamwe bisha abandi barwaye indwara z'ibyorezo zitabaho, abandi bapfuye urupfu rubi, kandi byose bikorwa n'ibyaha byagezezaga icyo kigirwamana. Nuko abahanga bayobowe n'Imana bemeza ko guhera muri icyo kinyejana cya 4 ko umunsi usimbuwe na Noheli, kuvuga ko umukiza wacu uzanye umucyo n'urumuri, nk'uko twabisomye ku gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1, aho abantu bari mu mwijima. Uwo mwijima rero niwo bashatse kuvamo, ariko hariho kwibeshya n'urujijo, kuko abantu bibwiraga ko uyu mukiza wahanuwe n'abahanuzi benshi igihe kirekire, nka Yesaya twasomye yahanuwe mu mwaka wa 700 mbere yo kuvuka kwa Yesu. Muri iyi myaka yahanuraga amenyesha abantu ibingibi bizabaho, ariko kandi
abantu badafite icyerekezo n'icyizere. Nyuma ho buhanuzi bubereye bumvaga ari umuntu uzaza ameze nka Mose, akaza afite inkoni izajya ihinduka inzoka, akaza ari ufite inkoni azajya akubita hasi ikabyara urutare, bakemera ko ari umuntu uzaba umeze nka Samusoni uzajya kwica Abafilisitiya, uzica amadubu, uzarwana n'ibintu byose. Nyamara bari bamwibeshyeho. Yesu wavugaga mu mazina menshi yahawe, harimo amazina ko azaba ari Imana ikomeye, umutware, ariko umwami w'amahoro. Niyo mpamvu nk'uko twabibonye, icyari kimuzanye cya mbere cyari ukubohora kugira ngo ubuhanuzi busohore. Icya kabiri cyari ukugira ngo abana ba Isirayeli bave mu buretwa n'igitugu cy'ubuyobozi bw'Abaroma babayobozaga. Hanyuma kandi hariho gukura abantu mu icuraburindi twasomye mu butumwa ndetse no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Bari bazi ko kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, aho ni mu Baroma 3:23, kandi bakibagirwa ko iki cyari igihe cyo gutangiza umunezero nk'uko inkuru nziza ya marayika bivuga, inkuru nziza izanywe n'Umukiza, inkuru nziza ije mu mpano y'Imana, kandi iyo mpano ikagera ku muntu wese ititaye ku cyari cyo. Niyo mpamvu rero kuvuka kwa Yesu igihe cyarageze. Mu gusohora kw'iki gihe no kuvuka kwa Yesu hari icyatangaje abari bariho icyo gihe. Bababwira ko ari umwami w'abami, umwami utangaje, ariko baza gutungurwa n'uko yavukiye mu icumbi. Avukira ahantu haciriritse, hasuzuguritse, ndetse arenda avukira mu kiraro cy'inka, adafite ibyangombwa n'ibindi, ariko arahavukira. Abantu batangira kubipinga no kubisuzugura. Hanyuma ikindi cyatangaje ni uko umubyeyi we Mariya yagabweho ibitero byinshi bavuga ko yakoze amahano akabyara ikinyendaro bashaka kumwica, ariko Imana iramurinda. Ikindi cyakurikiyeho ni uko abari abategetsi icyo gihe harimo ba Herode baramwikanze, bibwira ko ari umuntu uje gutwara ubutware bwabo, bamufata nk'imbogamizi ikomeye, bamufata nk'umuntu uje kubasimbura ndetse uje kubarwanya. Bituma Herode ashyiraho itegeko rikomeye ryo kwica abana bose b'abahungu, azi ko ari bumwice, ariko nawe ntiyamwica. Ikindi ni uko kwicisha bugufi k'uyu mwami wagombaga gutegeka isi yageze no kubashumba. Abashumba bari abantu basuzuguritse, basuzugurwa, nk'uko n'inaha ngaha bimeze. Iyo bise umuntu umushumba, bavuga umuntu, baba bashaka kuvuga ko umuntu atagira ikinyabupfura, atagira isuku, atagira agaciro, atagira epfo na ruguru. Yesu ajyaho, marayika yereka abo bashumba, abahishurira ibanga ry'icyabaye, hanyuma nabo babizamukiramo kugeza ubwo bagiye kumuramya bajyanye ibyome n'amashangi, kuko bari bamaze kumenya ibanga. Uyu munsi ikibazo gikomeye dukwiye kwibaza, mbese uyu munsi ko Yesu yabuze icumbi akagomba kujya kuba mu kiraro kubera ubujiji, ubumenyi buke no kuba mu mwijima ko bari bariho icyo gihe. Bari baratwawe n'ibigirwamana, baratwawe n'ibidafite epfo na ruguru. Ese wowe nanjye turi hano uyu munsi dufite icumbi rya Kristo? Ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Ese tumufitiye umwanya? Ese tumufitiye igihe? Ese tumufitiye agaciro? Tumuha mwanya cy'uruhare ki mu bugingo bwacu? Cyangwa se turavuga ngo nta mwanya dufite, nta gihe dufite, nk'uko byagaragaye muri iki gihe cya COVID-19. Yego isengero ntabwo tugomba kuzisengeramo kuko kwirinda, ariko turabizi ko imibiri yacu ari izo nsengero nyakuri z'Umwuka Wera utura muri twebwe udufasha. Mbese muri icyo gihe n'iki gihe cya none
mu buzima bwawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kuva ku wa mbere ku cyumweru kugeza ku itariki ya mbere kugeza 30, Yesu Kristo umubonera umwanya ute, umubonera igihe ute, umucumbikira hehe, cyangwa dukomeza gukoresha rya jambo rivuga ngo turi busy kugeraho abahanga bavuze ngo iyo umuntu avuze ngo ari busy biravuga ngo uri munsi y'umunyururu wa Satani, bingana Satani yose. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akomeje kuvuga ngo ndi busy bivuga ngo ndeka, cyangwa mu kinyarwanda kigahita mvaho, nibereye munsi y'umunyururu wa Satani. Burya ngo nicyo bivuga mu ndimi z'amahanga, ariko n'uwashakishije ntabwo ari cyo bisobanura nyirizina. Ariko niba udafite umwanya wa Kristo, ubwo ufite umwanya wa Satani n'undi. Tumufitiye icumbi umwami wacu Yesu Kristo. Mbese niba hari abatware, hari ababonaga imbogamizi, wowe kujya mu rusengero, kujya muri korali, kujya mu cyumba cy'amasengesho, kujya mu itsinda ry'urubyiruko, ry'abamama, ry'abafadazi n'ironi, kujya mu itorero shingiro, ese we ntubibonamo nk'uburetwa, ntubibonamo nk'aho uhanganye na Kristo, uhanganye n'itorero? Kuko iyo bavuze gusenga, iyo bavuze kujya mu mirimo y'itorero, hari abumva ko babangamiye uburenganzira bwabo. Nacyo ni ikibazo cyo kwibazaho mu gihe twibuka kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nanone twibuke ngo uyu Kristo waje akajya mu bashumba, abantu baciriritse, mu bantu basuzuguritse. Yesu Kristo ntabwo bivuga ngo n'uw'abakennye, n'uw'abaciriritse, n'uw'abadafite epfo na ruguru, ngo abantu babona bafite ibyo bafite bigaragarira amaso twita ubutunzi, ndetse dukunze no kwibeshya tukavuga ngo nibwo bukire. Umuntu yareba afite imodoka, inzu, afite ibyo kurya, akavuga ati njye narashyikiriye, niyo Mana sinyishaka. Mu bihugu byateye imbere, Burayi na Amerika n'ahandi, niko bagiye bagwa borama kugeza baguye mu kaga k'ubutinganyi n'ibindi, bakibwira ko badakeneye Imana, ko bakeneye Imana ari Abanyafurika bakennye, bakibwira ko bakeneye Imana ari abayisaba ibyo kurya, bakibwira ko bakeneye Imana ari abayisaba udufaranga. Ariko aho harimo kwibeshya. Kugira ngo muri iki gitondo twibuke ngo urukundo rw'Imana rurasanga umuntu wese. Inkuru nziza marayika yazanye niyo munezero ku bantu bose, kuko babandi bibwira ko bafite imitungo, nuzana igipimo gipima imitekerereze, gipima amahoro bafite mu mitima, uzasanga aribo bagowe, uzasanga aribo bafite uko babayeho kugoye. Benshi bakiyahura, benshi bagahura n'indwara by'imitima birenze n'ibindi. Ariko tugarutse no mu buryo bworoheje muri iki gitondo, muri iyi saha, turebe ku isi yose. Isi yose ikeneye amahoro, isi yose ikeneye urukundo rw'Imana, isi yose ikeneye impano y'Imana ica muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo tubwirwa ngo ni umwami w'amahoro. Uyu munsi icyorezo cya coronavirus duhanganye nacyo, nta muntu ushobora kwihandagaza ngo avuge ngo iki cyorezo ntikimureba. Mu makuru yagiye agaragara n'ubu ku munsi, nuko muri ibyo bihugu byitwa ko bikize, nibyo iki cyorezo cya coronavirus cyishemo abantu benshi, n'uyu munsi kirimo kwicamo abantu benshi. Mu minsi yashize bavuga ko mu gihugu cy'Ubwongereza iki cyorezo cyahinduye isura, uburyo batazi uko bigiye kugenda, kuko ngo cyahinduye ubwoko. Iyo bari bazi ntabwo ariyo yiyongereyeho indimi ikaze cyane, bataranamenya ubwoko bwayo. Kimwe mu bihugu byakize kera, ariko iyo ukurikiranye ugasanga abantu bapfa ibihumbi ku munsi, n'ubwoba bafite butandukanye n'ubwo dufite. Nubwo natwe tuba dukwiye kubugira nk'abantu, kuko icyorezo kugeza uno munsi kidafite umuti uzwi, n'urukingo rurimo kugeragezwa rukaba nta garanti ruratanga, kuko abaruhawe ntabwo igihe kirashaka ngo tumenye niba koko rufite ako gaciro. Ariko bakeneye Imana, bakeneye ubutabazi bw'Imana. Dukeneye ubutabazi bw'Imana kubera ubukene buriho muri iyi si, ubukene bwo mu mutima, ubukene bwo ku mubiri, ubukene bwo mu mitekerereze. Dukeneye urukundo rw'Imana, dukeneye uwo mwami w'amahoro kwinjira mu mitima yacu.
dukeneye umwami w'amahoro kubw'uburwayi buriho budasobanutse butandukanye uretse coronavirus, ariko hari ubundi burwayi budasobanutse buriho abantu bakeneye guhura n'umwami w'amahoro ufite ibisubizo byose. Dukeneye umwami w'amahoro, dukeneye uruzinduko rw'Imana mu mitima yacu no mu ngo zacu kubera amakimbirane ahora mu ngo, ndetse ugasanga amatiku n'inzangano bihora mu miryango, bihora mu bavandimwe, bihora mu kazi, bihora mu bakozi n'abakoresha, bikora hirya no hino. Abantu bakeneye nabo kugenderwa n'uyu mwami w'amahoro kugira ngo abagabo n'abagore babane neza, abaturage babane neza, abavandimwe babane neza, abakozi n'abakoresha babane neza, n'abakozi babane neza hagati yabo. Dukeneye uyu mwami w'amahoro kubera intambara ziriho ziba hirya no hino. Dukeneye uyu mwami w'amahoro kubera ibiza bitandukanye, birimo indwara, birimo inzige, birimo imyuzure, birimo imiriro, birimo n'ibindi, kugira ngo dushobore kugira amahoro. Dukeneye umwami w'amahoro kugira ngo arandure icyaha n'imizi yacyo, maze tubone kugubwa neza, tubone kwinjira umunezero Imana idushakira. Niyo mpamvu Yesu Kristo uyu munsi arashaka icumbi wawe. Uyu munsi Kristo aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura nzinjira iwawe tubane. Ndakwinginga muri iki gitondo ngo iyi Noheli utekereze, usubize amaso inyuma, wemere kwakira impano y'Imana, wemere gukingurira Kristo, wemere kwinjira no kwinjiza Kristo muri wowe kugira ngo ushobore kubona amahoro. Nibyo Yohana Umubatiza yahamagariye abantu, kandi nibyo muhamagarira muri iki gitondo, kugira ngo Kristo niyinjira iwawe uramuha ibyakunaniye, uramuha ibyanze. Birashoboka ko washatse akazi ukaba utakabona, birashoboka ko wiguje ukaba udakira, birashoboka ko washatse kwiyunga n'umuntu bikaba bitaza, birashoboka ko wagerageje hirya no hino bikanga, ariko ndakurahira muri iki gitondo niwemera ugakingurira Kristo urabukinguriye amahoro. Nukingurira Kristo urabukinguriye ibisubizo by'ibibazo byawe. Nukingurira niwemerera Kristo akinjira mu mutima wawe, akinjira mu rugo rwawe, akinjira muri business zawe, akinjira mu kazi kawe, akinjira mu bikuza amahoro, uyu munsi araguhindurira. Uko icyamuzanye ni ukugira ngo ahindure amateka, kandi akoresheje intwaro y'amahoro. Ntabwo akoresha imbunda, ntakoresha umutwe w'iterabwoba. Yesu Kristo icyamuzanye ni amahoro. Wari guverineri wo mu ntara y'Uburomani, wamaze kureba Yesu Kristo ukuntu abantu bamugarukiye mu gihe gitoya, n'umwe mu bamurwanije, n'umwe mu bamuhereje abajya kumwica, ariko ntiyapfa kuko igihe cye cyari kitaragera. Nuko bamaze kubona ibyo bakoze byose ntacyo byanatanze, Yesu yazutse n'abigishwa be bongeye basubiye ku muhanda bari kuvuga inkuru nziza. Nuko ngo aragenda abwira abo bakoranaga bose n'abasirikare bakuru arabateranya. Nuko arababwira ati njyewe ndahaze, ibya politiki mbivuyemo, ngiye gukurikira wa muntu. Bati se bigenze bite? Ati umugabo waje adafite amafaranga, akaza nta mashuri afite, akaza nta ntwaro afite, none akaba amaze kwigarura isi, bimeze bitya murumva yoroshye? Haleluya. Uyu mwami ntiyoroshye, kuko ab'amafaranga arabafata, ab'ubwenge arabafata, ab'intwaro arabafata. Hanyuma ibyo byose icyo umuntu yaharaniraga, niba warwanaga no gushaka amafaranga ku manywa na nijoro akaguha amafaranga aguhesha amahoro, niba warwanaga no gushaka amahoro yakuye mu kurwana no kwangana no gushyira imipaka, ibyo byose arabikura hamwe y'amahoro. Niba uvuga ko kwiga cyane kugeza ku rwego rwo hejuru bizaguha amahoro gusa, Yesu Kristo araguha ubwenge, narangiza guhera amafaranga, guhera umutekano, hanyuma azaguhe n'ubugingo bw'iteka. Muri iki gitondo rero ndakwinginga ngo ukingure uwo mwami w'amahoro, kuko atanga amahoro agatanga n'umunezero, kandi byatanga si iby'akanya gatoya n'iby'iteka ryose. Haleluya. Yohana 16:33 yarabivuze. Yohana 14:24 aravuga ngo amahoro mbahasa y'abisi batanga. Ageze mu Bafilipi 4:7 no mu Batesalonike ba kabiri igice cya 3:16 arababwira ngo amahoro ya yandi atari umuntu wese yakwibwira, ya yandi tujya tubabwira iyo dusaba umugisha tuvuga ngo amahoro Imana itanga atari umuntu wese yakwibwira.
arenze ubwenge, adaturuka mu bwenge, adaturuka mu masiyansi, adaturuka mu butunzi. Ayo niyo Kristo ashaka ko utunga. Ya yandi yabwiye abigishwa be avuga ngo basigira amahoro kandi amahoro yanjye yabahaye, gusiba nk'uko ab'isi batanga. Uwise guha amahoro akanya gatoya akaguha agahenge kubera ko hari icyo agushakaho, ariko mu kahe icyo agushakaho cyaragira kongera akagutera hejuru. Ariko Kristo, Imana yigira umuntu, Imana yemera guca bugufi ikaza muri iyi si, arashaka kuguha amahoro, kandi naguha amahoro ukayakira urayatunga, hanyuma uyaheshe n'abandi. Niyo mpamvu muri iki gitondo Noheli tuvuga isabukuru yo kuvuga ko Umukiza wacu, tuvuga ntabwo ari uyu munsi gusa, ahubwo turavuga ko yinjiye iwawe yatangije umushinga w'iteka ryose, umushinga w'amahoro ahoraho, aho umuntu ufite Yesu, ufite amahoro ya Kristo, nawe ayasangira n'abandi umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kuva mu kwezi kwa mbere kuzageza mu kwa 12, ukava ku ntangiriro z'igihe ukazageza igihe isi izarangirira, kuko Yesu Kristo arashaka ayo mahoro uyatunga nawe ukayaha abandi. Yesu Kristo arashaka ayo mahoro uyagundira, hanyuma ayo mahoro akagutera gukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, hanyuma icyo wiyifuriza ukakifuriza n'abandi. Matayo ubutumwa bwiza 12 aravuga ko ushaka ko abandi bakugira nawe ari cyo bagirira. Twebwe wa muntu babajije ngo tubwire icyo twaguha, ariko umuturanyi wawe turamukubira kabiri kuko atakundanaga na mugenzi we n'umuturanyi we, arareba ati icyo ndi buvuge cyose umuntu azahora nduta, nuko cya cyaha kiramwuzura. Satani rero burya ni umuhanga, ariko kuri twebwe ab'isi ntabwo ari umuhanga kuri Yesu no ku Mwana. Nuko Satani aramuvuga ati kuko bagukuramo ijisho rimwe, kuko nibagukuramo ijisho rimwe we baramukura babiri abimubye burundu. Urukundo tubwirwa Yesu Kristo ari muri iyi si yaje kutubwira ko Imana yadukunze urukundo ruhebuje, Yohana 16, ariko atubwira ngo dukundane nk'uko yadukunze. Atubwira ngo dukundane nk'uko we na se bakundana. Hanyuma arangije abitubwira mu mategeko abiri bayadusomye mu butumwa bwiza, aravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wose n'ubwenge n'ubugingo, hanyuma nawe ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko igipimo ukundaho mugenzi wawe cyagombye kuba kijyana n'icyo wowe wikunda. Niyo mpamvu wowe ntabwo yigeze yikunda, niyo mpamvu yavuze ngo nibamukuremo ijisho. Nta muntu wagombye kuba yikunda bavahurira bamuvanemo ijisho. Nta n'umuntu wakagombye kuba afite umutima w'Imana, afite roho y'Imana, ngo atekereze ko hakagombye kubaho umuntu w'impumyi ataravutse areba. Harimo byombi. Icya mbere, niba wikunda wagombye kumva ko udakwiye gufatwa na coronavirus. Burya ngo utarandika uzarabyagera mu ijuru riri hafi, niba utabose ngo bwitume. Abafashwe nayo, iyo wumvise ibibazo bagira bananirwa guhumeka, akarinda agera hava muri uyu mubiri yababaye kurushaho, ntabwo wakwifuza ko icyo cyago cyakugeraho. Niba utifuza ko cyakugeraho rero, kwakwikunda, kuba umukristo nyawe, nuko ubahiriza amabwiriza nuko bayatubwira, agapfukamunwa tukakambara neza buri gihe, tugakaraba intoki n'amazi n'isabune, aho dufite wa muti tukawukoresha, tugashyiraho intera hagati yacu n'abandi, tukirinda ingendo zitari ngombwa. Noneho cyane cyane muri ibi bihe aho yongeye ahebye n'isura, tutarebye neza twaguma mu ngo n'agake twaba tumaze gucungiraho kakavaho. Gukunda mugenzi wawe ni uko ubanza kwikunda. No muri ibi bihe duhanganye na coronavirus, ibyo nabyo bikaduha kuvuga ngo nibura dufite icyizere cy'ejo hazaza, bigatuma dukomeza no kugaruka gusenga hano mu rusengero, hanyuma bigatuma na leta y'u Rwanda nayo igira umuzigo mukeya, igira akazi gakeya, abirirwa bajya gushaka. Ejo bundi nabonye kuri televiziyo muri gare Nyabugogo uko byari bimeze, bigaragara ko ari imirwano n'imibyigano. Abapolisi aribo bagiye kwinjiza abantu
mu modoka kugira ngo babagabanye, kugira ngo nibura bagerageze gushyiramo gahunda. Ndimo ndavuga ngo Imana yaduhaye impano, iyo mpano ni Kristo, kandi iyo mpano ni urukundo, kandi urwo ni urukundo rw'amahoro, amahoro arutaye umuntu wese yakwibwira. Nakomeze arinde imitima yanyu, nakomeze aze muri Kristo, maze Noheli igihora mu buzima bwanyu, igihora mu mibereho yanyu, none n'iteka ryose, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.